mubo mwazanye twatoranyijemo bakeya cyane. Hari umukoroneri uri hariya ngira ngo murabona yambaye mukamwita konseye wa hano, mukamwita konseye waje kureba ingabo. Ntabwo ari konseye, ni koroneri witwa Edimo, n'umwe mubo mwazanye. Araza kuza hano abasuhuza hano. Uriya mukoroneri mu 2007 yavuganye n'umunyamakuru w'umwongereza amubaza ati u Rwanda ko ruteye imbere, niwe wari umuvugizi wa FDLR wa FOCA, niwe wari umuvugizi w'interahamwe, niwe wari umuvugizi wabo ushinzwe kubavugira nk'uko Major Roger Rutaremera avugira RDF. Uriya mugabo baramubajije bati u Rwanda ko ruteye imbere, ko rumeze neza, politiki ko nziza, abaturage ko batekanye, ingabo ko zikomeye, ukaba uri muri iri shyamba ko rizagukenya, ko rizabakenya, mwatashye mugataha mu gihugu cyanyu mukafatanya n'abandi mu kucyubaka. Muzi icyo yabashubije? Yarabashubije, reka mbimuvugire kuko ashobora kugira hano ntabivuge kandi biranditse, ni ibintu byanditse. Yaravuze ati jewe ati nzasubira mu Rwanda ari uko hatakibamo umututsi n'umwe, niko yavuze, n'ubu biranditse. Ubu rero sinzi niba ahari ari uko bashize, ntabwo nzi ko bari abasirikare 600 bari baratoranyijwe mu mitwe yose y'ingabo z'inkotanyi, guhera mu Mutara kugera Musanze, guhera Nyagatare kugera Musanze, uko zari kuri uwo murongo gutyo. Bagendaga batoranyamo abasirikare, bakora abo basirikare 600. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika arabohereza, bazana n'abanyepolitiki ba RPF muri CND kugira ngo imishyikirano yarusha nikunda bazavange bakore leta y'inzibacyuho. Ariko siko byagenze. Jenoside bayitangije, abantu ba mbere babanje kwataka n'izo ngabo 600, kandi zari zizengurutswe nk'uko yabivuze, zari zizengurutswe ibigo cya Kanombe, ikigo cy'abajepe, ikigo cya Kacyiru, ikigo cya Kami, zose zabateraniyeho, babateraniraho. Ariko ziriya ngabo umunsi zigera Senedi, zarahageze muri iryo joro, aho kugira ngo zijye muri kiriya kizu mwabonye cy'etaje cyari igihoteli icyo gihe, zo zacukuye imyobo zirakizenguruka, zicukura indaki mu buryo bwo kwirinda. Ariko niba hari amashusho mujya mubona umunsi zinjira muri Kigali, hari ishusho yazo zinjira muri Kigali, zavuye ku Murindi ahitwa Ngondore, aho Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabasezereyeho akabaha briefing ati nimugende. Baza baherekejwe na Mintwari, ingabo za Loni, bapfuye kwinjira muri Kigali yose, urubyiruko rwose, Nyamirambo, Kimisagara, Remera, hehe, Gisozi, hose urubyiruko n'abaturage bose baza kuzitegereza guhera Gasyata kugeza kuri Senede. Ibintu biracika ku buryo byateye Habyarimana ubwoba, agira ubwoba pe. So zari zifite support nini cyane y'abaturage. Noneho jenoside itangiye, of course interahamwe, ingabo za Habyarimana zirabatera, ariko byafashe iminsi 2 gusa nk'uko mwabibonye kugira ngo ingabo zindi zive ku Murindi mu birindiro aho zari ziri, zize zibasange zibatabare. Kandi nabo ntabwo bagumyemo gusa, ntibagumye hariya muri Senede, oya, muri iyo minsi 2 bari bavuyemo bagiye gutabara abantu, baravuyemo banyura hano ahangaha. Nafashe telefone mpamagara Omega, ariwe Colonel, ariwe Ntahunguka Pacifique, ariwe uyobora FDLR y'ubu. Ndamuhamagara ndi Gisenyi,
ndamubwira nti Pacifique uri umupiloti wigiye piloting mu Bufaransa ntabwo urinjije uri umunyabwenge iyo ntambara urwana yo kumara abantu wumva uzayitsinda abandi ko batashye barwarakabije ba General Jerome batashye ba General Murenzi batashye wowe watashye kuki udataha ushaka kuzagwa muri ayo mashyamba aranyibwira ati mon general reka mubwize ukuri nzagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe ukiri rumwe ndamubwira rero ntawunguka nta Rwanda uzigera ugeramo uzagwa muri ayo mashyamba urumva bari niko batekereza iyo tuvuga sereti ya FDLR n'abayifasha tukabikorofaringa nka sereti nibyo nibyo tuba tuvuga ntabwo u Rwanda rwaba rwaragize experience isa nayo guhera 59 intiti 10 zitarenze zikubaka ideology ya genocide zifashijwe n'abandi nyuma y'imyaka 30 zigatsemba abantu miliyoni ukavuga ngo the same people bari hakurya ahangaha bafite the same ideology ngo ntabwo ari select waba wibeshye nubwo yaba ari umuntu umwe nubwo yaba ari umuntu umwe ufite iyo ideology ntabwo bakwiye kubaho aba akwiye gushyirwaho hajya rero abo ngabo bagitsimbaraye hakurya hariya wenda igihe with time ndibaza ko uko ibihe bigenda imbaraga zizagenda zishira hari n'igihe gikemura ibibazo ndibaza ko nabigihe cyabo kizagera ariko ntabwo umuntu yabura kuvuga ko nubwo bose baba bari hariya ariho abagera aho ngaho bagasubiza ubwenge ku gihe ariko nabwo biturutse mu mbaraga nyinshi cyane nabwo na approach ya yindi ya leta yacu na leadership ivuga ko buri muntu wese ni ukumugerageza abantu bakamuha amahirwe ntoya cyane mutekereze amazu yose yarabomotse yose ari amasasu gusa nkuko mwabonye hariya kuri Senate uyu mujyi wose mubona zari intumbi gusa intumbi zinuka kuri za bariyeri iriya bariyeri ya hariya ku Giporoso intumbi zuzuriranye uriya muhanda uva Kicukiro uzamuka Nyanza hari intumbi zishokamo ibinure by'abantu bikaba nk'umugezi abantu biciye hariya bavuye Nyanza ya Kicukiro bavuye muri IPRC hariya Kicukiro muri Eto uyu mujyi wari wuzuyemo imbwa zabyibushye kubera kurya abantu kubera kurya intumbi n'ibijangwe bibyibushye cyane hari haraje inyoni zose ibinyoni by'abindi by'ibirokoroko ibi by'iminwa birya intumbi byo ku isi hose byari byaraze byuzuye muri uyu mujyi biri ku ntumbi birya mu maparafo y'inzu abantu bari bahungiyemo bibaza ngo barihisha jenoside wenda irarangira mu cyumweru kimwe ntiyarangira bagapfiramo bakumiramo amaparafo yose yari yuzuye intumbi nta mazi yari muri uyu mujyi nta muriro wari muri uyu mujyi nuko hari hameze hari habi cyane iyo hataba ubuyobozi bwiza iyo hataba ubuyobozi bwongera bukavuga ngo nta kwiheba nta gucika intege igihugu cy'u Rwanda kigomba kubaho ubuyobozi bukongera bugakoresha imbaraga na za ndangagaciro nababwiye zikubaka ntabwo tuba turi aha ngaha hakoreshejwe imbaraga nyinshi cyane rero iyo shusho ntabwo mushobora kuyumva uko yari imeze ariko abari bahari twebwe turayibona ntabwo twayibagirwa mwebwe ibyo mwabonye ni ibyashoboye kubikwa muri yanzu noneho bitarajya muri yanzu biri hanze aha hose
muri uyu mujyi byari bibi cyane. Hari n'umusirikare mukuru wagiye kubohoza Beneri barayimutesha. Icyo gihe twagiraga ama escort menshi abasirikare bakuru, ati ngi niri bunkwire na ma escort yanjye. Nuko byari bimeze. Imbwa zari muri uyu mujyi zari zarabyibushye, zarariye abantu, noneho zitangira no kurya abazima. Oda yaratanzwe na chairman, hagira batayo ihiga imbwa gusa, kwica imbwa no kuzikura mu mihanda zirya abantu n'injangwe. Inkongoro z'isi yose zari zaraje, za zindi z'ibijosi zirya intumbi. Umujyi wose waranukaga, wari umunuko. Nuko byari bimeze, intumbi zinyanyagiye. Abavugaga ibyo ngibyo rero, icyo batari bazi bibeshyeho, bari bibeshye ku mbaraga za RPF n'imbaraga za RPA. Navutse ndi impunzi jewe, mvukira mu buhunzi, nitwa impunzi. Nagiye kujya muri secondary, kujya muri kaminuza. Data atanga inka ku mugabo witwaga Bijogombwa w'Umuhima kugira ngo ansinyire ko ari we data. Njya muri university 82 Ubugande buratwirukana ngo turi impunzi, tuza mu Rwanda. Tugeze mu Rwanda, Habyarimana aradufata adushyira hariya Kibondo ngo turi impunzi z'Abagande. Urumva, icyo gihe tuba impunzi z'Abagande. Nyuma Museveni afashe Uganda, abantu bacu basubira Uganda nk'impunzi z'Abanyarwanda. FPR ifashe ibohoje igihugu 94, batahuka bava Uganda nk'impunzi zitahutse. Murumva ibyo byose. Iyo wabuze ibyo byose, ukibura, ukabura ubumuntu, ukabura impuhwe, ukabura urukundo, iyo ushoboye kubona uruha urumuha rwose. Mbona ariyo philosophy ya leadership ya RPF yatumye hatabaho amahano nyuma y'94. Nyuma y'94 ni leadership, umuyobozi wacu ibyo yari yarabayemo, nuko atajya kunda kuvuga ibintu bye, ariko rimwe na rimwe turabimuvugira. Kuba impunzi uri umwana mutoya ntabwo muzi icyo bivuze. Kuba impunzi uri umwana mutoya nkawe wagiye afite imyaka 2, kugira ngo unabeho byonyine, ukire macinya, kuko impunzi zose zicwa na macinya abantu. Kugira ngo uzayikire ubu umuntu, ukure mu buzima bugoranye. Iyo wamaze gufata icyemezo cyo kureba kugira vision y'igihugu, utanga byose ibyo wabuze. Je ndibaza ko ari byo umuyobozi wacu yahisemo gukora. Niko ntekereza. Niba umuntu yandika kuri Twitter akavuga ubusa, agatuka igihugu, agatuka u Rwanda, urubyiruko rwacu muri hehe? Ko atari amasasu ngo barabarasa, ngo ni wandika barakurasa ube kajarite. Uratinya iki? Uratinya kuva yahe maraso? Wanditse ugasubiza. Leta assume ko utabibona. Niba mutabibona, ibihara biku Rwanda bituku Rwanda, nabyo ni ikibazo. Ubwo no kuvuga ko muba murangariye ahandi, muba murangariye muri Snapchat. Icyo mukora murakiza bose ko bicara bakandika, mwabuze icyo mubasubiza. Icyo mubasubiza ntabwo mwakibura, kirahari, birahari byinshi cyane icyo kubasubiza. So urubyiruko rwacu rero, dore ingabo z'igihugu akazi kazo zagakoze neza cyane, ntacyo twikanga. So nta magambo gusa, kuko ntaho bashobora kumenera, ntahahari. Ariko the front isigaye izongera in the next 60 years, mwararangaye ikazi gakora ishyano, niyo front mugomba kujyaho. Inama nta yindi, ni mugaragare kuri uru rugamba, mujye imbere, mujye kuri front line, tubabone. Niba mushaka izindi ammunitions